ikibazo kiravuga ngo mbese intambara, imvururu, intonganya, amatiku, kurwana bituruka hehe mu nzu y'Imana? Hanze turabyemera, hanze turabizi, habayo abasinzi, habayo abarozi, habayo ibintu byinshi cyane, ariko se mu nzu y'Imana ibyo bintu biva hehe? Ese biterwa n'iki? Mu nzu y'Imana ubundi niho hari uburuhukiro, ariko mu nzu y'Imana ko tujya twumvamo bombori, izo bombori zituruka y'abashumba. Ese ko twiringira Imana nzima, tuvuga Imana ikora, Imana, ariko mu nzu y'Imana izo bombori zivahe? Pastor Michel, turagira ngo utangire wibwira abantu, basuhuze, hanyuma udukomereze tuganirire intonganya kuri jye nawe no ku bashumba bacu, kuko turabavandimwe wa cyenda. Mbese igihugu cyose nikiri imbere yawe, ndakwinginze tandukana nanjye. Nuhitamo kujya ibumoso, nanjye ndajya iburyo, cyangwa nuhitamo kujya iburyo, nanjye ndajya ibumoso. Umurongo wa 10, Loti arambura amaso abona ikibaya. Noneho ubwo numva ko abahakaniye ku rugendo rwa kabiri, Pawulo abwira abantu bati dusubire ahandi twavuze ubutumwa bwiza, turi ku itorero ry'Imana, tugire tubasuhuza, turi kubameza. Urabyumva? Bari n'abashatswe noneho ajyana na Mariko, kuko na Mariko yemeye ko abonetse noneho, wenda inkomyi z'ubushe zavuyeho, yemera ko bajyana. Bari n'abati rero na Mariko yasabye ko twajyana, undi ati no, ubushize ku rugendo rw'ubushize yaraduhanye yanga yuko tujyana. None ubu wumvise inzigo? Yego. Akantu k'inzigo n'inzika, ibaza akantu kabaye kiriya gihe tuzi imyaka ishize, none Pawulo ntabwo arakababarira. Uburyo ibyo bisingizo, ibyo byirato by'Imana ku mukiranutsi wayo, maze Satani ava hasi wese aratangira ati nikoze. Ubwo ni ibyo ngibyo rero mwirata. Reka ubanza hari amakuru make udafite aharira bimwe. Yego. Mu burenganzira wamugiriye neza, uramutetesha, areza, arasarura, arahunika, abana barakura, abakobwa barashaka, abahungu barashaka, abyibuhije inka, abyibuhije umugore, mu burenganzira. Genda mbikoreho. Yego. Kumva ko ni ukuri kubana n'Imana neza kwacu, twishimiwe nayo, ukajya bidutera intambara. Ndashimye cyane inshuti zacu, inshuti za Mumuriza GB Ministries, twongeye kubakira mu izina rya Yesu, tuvuga ngo amahoro y'Imana bane namwe aho muherereye hirya no hino ku isi, aho Imana yagushyize kugira ngo habere umugisha. Imana y'amahoro ibahe umugisha. Twishimiye Imana cyane rero ko twongeye kugira uyu munsi, Imana ikaduheramo umugisha kugira ngo tuganire ku magambo adasanzwe. Muri uru rugendo turimo rw'agakiza duhura na byinshi biduhinyuza, duhura na byinshi bitunaniza, tugahura na byinshi tudasobanukiwe. Niyo mpamvu tujya dutumira abakozi b'Imana babimazemo imyaka myinshi, bagendanye n'Imana igihe kirekire, kugira ngo batuganirire, batubwire, twese dusobanukirwe iby'uru rugendo, tugende tuzi neza uwo twiringiye, imbaraga ze no gukora kwiwe. Ntitugahore twibaza ngo ese bigenda bite. Yesu nashimwe cyane. Rero turi kumwe n'abatumirwa bacu, turi kumwe na pastor wacu mukunda cyane, ndabizi kuko iyo mutanga comment muvuga tumenye ko mumukunda. Pastor Zigirinshuti Michel muramuzi, hanyuma turi kumwe na Pastor Esther, n'abakozi b'Imana. Rero nanjye Goreti muranzi, tugiye kuganira. Mbere yuko dutangira rero ngiye gusenga nsaba Imana ngo Mana, nk'uko usanzwe utugirira neza, nk'uko ineza yawe isanzwe iri ku buzima bwacu, vugana natwe. Nk'uko Imana ivugana natwe hano twicaye muri studio zacu, namwe abazakurikira iki kiganiro muzafashwe, kandi ni ukuri muzave mu rwego rumwe mujye ku rundi, mu buryo bwo gusobanukirwa iby'uru rugendo. Data ndagushimiye, muhaye icyubahiro, urera kandi urakiranuka, uri umwami mwiza, nawakwiringiye n'umwe wigeze akorwa n'isoni.
niyo mpamvu natwe tuba dufite kwizera yuko tutazakorwa n'isoni kuva tukumenye, kuva tukwiringiye, watubereye Imana, n'ubu uracyari Imana yacu. Mwami, tugiye kuganira aya magambo tugiye kuganira, turifuza Mwuka Wera kugira ngo amanukire hagati muri twe, buri muntu wese uri buvuge, Mwami uvugane nawe, amagambo yawe reka turyohere nk'abatarigeze bayumva, reka azaryohere benshi bazakurikira iki kiganiro nk'abatarigeze bumvaho ijambo ry'Imana n'umunsi wa rimwe. Mwami, turagushimiye kuko uri Imana idukunda kandi udutegurira ibyiza. Reka ibyiza biri mu ijambo ryawe uyu munsi Mwami tubibone. Turagushimiye kumva gusenga kwacu, ni mu izina rya Yesu dusenga twiringiye kubyumvise, amen, amen. Nikaze rero tugendane muri iki kiganiro. Uwo ufite ikibazo, aho uri bwumva udasobanukiwe, utubaze, ni ukuri tuzagaruka dusubize ibyo utasobanukiwe, kandi iyo ubajije burya natwe twese twumviraho. Rero turabakiriye bashumba bacu, Imana y'amahoro ibaha umugisha cyane, amen, amen. Murisanga kandi turabashimira iteka kuko uru rugendo turugendanye kenshi kandi mwarahamagawe, habamo guhamagarwa, hakabamo no kwitaba, hanyuma hakabamo no kuvuga ngo reka njye kumva uwamamagaye icyo ambwira. Wari wahamagara umwana akitaba ariko naze ngakwitabe akavuga ati karame mami, karame dadi, ariko akaguma yikinira game ziza ariko runaka kutaza ndaje ariko naze. Ariko hari umwana uhamagara uti runaka akaza yiruka akavuga karame kugeza uruhande. Rero turabashimira cyane abakozi b'Imana aho muri hirya no hino, mwahamagawe mukitaba, mwahamagawe mukaza mwiruka, hanyuma mukumva icyo Uwiteka ababwira. Rero muri aba ngabo dushimira, n'abo turi kumwe turabashimira cyane. Imana y'amahoro ibaha umugisha cyane. Rero ngiye kubakira, baraza kubibwira, hanyuma mbaze abashumba bacu ikibazo dufite hano, noneho mbahereze mikoro dukomezanye twese. Ikibazo kiravuga ngo mbese intambara, imvururu, intonganya, amatiku, kurwana bituruka hehe mu nzu y'Imana? Hanze turabyemera, hanze turabizi, habayo abasinzi, habayo abarozi, habayo ibintu byinshi cyane, ariko mu nzu y'Imana ibyo bintu biva hehe? Ese biterwa n'iki? Mu nzu y'Imana ubundi niho hari uburuhukiro, ariko mu nzu y'Imana ko tujya twumvamo bombori, izo bombori zituruka y'abashumba. Ese ko twiringira Imana nzima, tuvuga Imana ikora, Imana, ariko mu nzu y'Imana izo bombori zivahe? Pastor Michel, turagira ngo utangire wibwira abantu basuhuze, hanyuma udukomereze tuganirire imyaka umaze muri uru rugendo, ibyo ari byo byose uza aho ibi bintu bituruka. Ushobora kuba utabimenya 100%, ariko imyaka ubimazemo n'iyindi uzabimaramo, hari ahantu waba uzi bituruka, ukaba watubwira uti dore hano mwasimbuke. Yesu abaha umugisha. Murakoze, Imana ibaha umugisha. Amen. Nitwa Michel Zigirinshuti kuko ayo mazina yanjye kandi nakuri kwakira. Ndashimira Yesu wongeye kuduha uyu mwanya ngo tumukorere. Mbifata nka opportunity cyangwa favor Imana ibiduhaye. Yego. Ni ukuri igihe cyose uzambona ndi ku gatuti, ndi kuri tere, ndi ku murimo wa Data, bifata ko umuntu nanone ngiriwe. Ubwo hagati y'igihe umerukiye n'iki twongeye kubonanira, ntapfuye nagwa. Yego. Byombi abantu bajya babimenya, ntapfuye nagwa. Ni ukuri ibyo bintu nanjye ndabyemera. Imana ishimwe ko nyikijijwe. Haleluya. Ndacyakijijwe kandi Yesu aracyangiriye icyizere, akampa akanya ngo mukorere. Maze tudatinze ngo tujye muri byinshi, dore ko abantu baba bategereje kumva icyo ijambo ry'Imana rivuga kuri ibi bintu. Yego. Dufashe Bibiliya ariko tuze kugabanya gusoma hari. Yego. Wenda tubabwire gusa aho bazajya basoma. Yego. Yakobo igice cya 4 ku murongo wa mbere. Yego. Habaze ikibazo nk'icyo ngicyo. Wagira niho mwagikuyeho ahubwo. Wahasoma se? Uyu bwo tutangiye wa mugani wanasoma uko teoloji iravuga ngo ntabwo abantu bagomba kuganira batasomye ijambo ry'Imana. Ariko Yakobo igice cya 4 umurongo wa mbere asome wumve.
Yakobo 4 umurongo wa mbere aravuga ngo mbese muri mwe intambara ziva he n'intonganya ziva he nibiva ku byo mwishimira bibi yego birwanira mu ngingo zanyu. urakoze cyane. Mbese igisubizo turakibonye mu by'ukuri yewe uzanye iyi topic yo kuganiraho ngira ngo niho wayikuye niho wayiteruye. ni ukubera ko abantu bamaze iminsi babazwa mu bibazo ntabwo nigeze cyazamo. Yakobo ni umushumba, niyo mpamvu ureba yanditse ni umushumba nawe nk'uko tuvuga Petero, nk'uko Pawulo yanditse. ni uko wenda Pawulo yabashaga kugira n'ikintu cya misiyoloji akaba na misiyoneri, ariko uyu we Yakobo yari umushumba rwose. uyu rero muri iki gice cya 4 yanditsemo iby'intambara aho zituruka mu bera mu bantu b'Imana mu nzu y'Imana, avuga n'ibigendanye no kwizera, ukugira imirimo no kutayifite byose. urumva ko uyu murongo umwe gusa dusomye yavuzeho yabajije ikibazo asigamo n'igisubizo kugira ngo adasiga abantu mu cyeragati. ariko muri mwe intambara zivaye ahita agisubiza nk'umushumba. burya ntabwo ziva mu bintu mwishimira bibi birwanira mu zanyu. igisubizo ni iki ngiki: ibintu bibi abantu bishimira muri bo nabyo bisaba cyane. ibintu bibi umuntu agira muri we kandi yishimira. iri jambo yishimira mu byumva aha ngaha buriya harimo icyo bita plaisir, kunezerwa cyangwa se amusement mu ndimi z'amahanga. ibintu umuntu muri we aba yumva yishimira, akumva iyo atabaye muri ibyo bintu atamerwa neza, aticaye avuga abandi aba yumva yashomereye, aticaye ateranya agambana kuri aba yumva yanebwe. ni ibintu mwishimira bibi tugahereho ku nyungu bwako. ibintu bibi biri muri mwebwe mwishimira, bivuga ngo ibyo bintu bibi kubana nabo ntibibangamiye. barabyishimiye. niyo mpamvu yo kuvuga ati ni ibintu bibi biba muri mwebwe ariko mwishimira. uracyumva? kandi birwanira he? mu ngingo. urumva ingingo si gutya ingingo zimene gutya buriya rega ingingo aho ngaho wakoraga bahita muri za articulation mu ihiniro, ariko ingingo zo ni zifite organe. urumva organe rero organe muri biologie haba organe central, ingingo mbese z'imbere zihishe z'imbere muri wowe n'izigaragara. niyo mpamvu byose byitwa organe. rero ngo murabyishimira bikarwanira muki mu ngingo zanyu ngo bibe expose, bijye ahagaragara. ibintu wifuza, ibintu ushaka birwanira muri wowe bijya ahabona, bigiye kumenya kuba mu ibanga ariko munabimenye. reka nzi mbaho urugero, sibyo? reka duhere mu itangiriro, kuko hari icyo Bibiliya yita ngo ni ukuva ikintu muzi, ariko no mu Kinyarwanda barakivuga. Kayini si imfura ya Adamu? Abeli si ubuheta bwa Adamu? si murumuna we? si petit frere? si abavandimwe? Kayini na Abeli. Bibiliya iravuga ngo bamaze kuvuka, bamaze gukura, bombi bakoze imirimo itandukanye. umwe aba umuhinzi, undi aba umworozi. yego, umworozi yabaye Abeli, Kayini aba umuhinzi. haza kubaho igihe cyo kujyana ituro ku Uwiteka. ndashaka kubyihutamo cyane ngo ingero mfite nzibahe n'abandi bagira icyo babivugaho. bageze imbere y'Uwiteka, Bibiliya ubwayo irivugira ngo Uwiteka yita ku ituro rya Abeli, rya Kayini ntiyaryitaho. n'iri jambo ntiryamunezeza, araryanga. ugahora igisundi buvanemo. munkurikire mu ntege amatwi. muri mwe intambara zivaye
buri intambara zavuye he zo kugeza ubwo umuntu yakwica muri umuntu we bonse rimwe umukurikira iwacu bakidufite turi bangahe turi babiri tudapfa isambu tudapfa ikibanza isambu itabaye ntoya inka zitatubanye nkeya tuvuga ngo turasangira bikeya turabicuranywamo aba bana barapfa igisubizo cya mbere rero ubwo nagisubije kwishimirwa n'uwiteka ubwabyo byantera intambara kuwo tishimiye yego cyo mukuri kuba uwiteka anyishimiye akagira ubwo yanabivuga inshuti zanjye bene data bashiki banjye muduteze amatwi ibi ubwabyo bibyara intambara yego nimwibuke amagambo uwiteka yavuze kuri Yobu ntiyabwiraga abantu mu by'ukuri yabwiraga Satani niko Satani yego uturutseho igice ashyano uvuye he kuzana n'abantu banjye baje mu iteraniro kunshengerera harya uguteye uturutse he amateraniro ko atari ayanyu ko muteranira ikuzimu hano haje uti Satani ati mvuye kutambagira isi no kwizereramo ni ibintu birakoresheje kwitambagiramo no kwizereramo witegereza umugaragu wanjye Yobu uburyo maze Imana yatangira muvuga ngo igira Imana uburyo nkiranukira uburyo yirinda ibibi uburyo anyubaha uburyo ibyo bisingizo ibyo byirato by'Imana ku mukiranutsi wayo maze Satani ava hasi wese aratangira ati nikoze ubwo ni ibyo ngibyo rero mwirata reka ubanza hari amakuru make udafite aharira bimwe yego mu burenganzira wamugiriye neza uramutetesha areza arasarura arahunika abana barakura abakobwa barashaka abahungu barashaka abyibuhije inka abyibuhije umugore mu burenganzira genda mbikoreho yego umva ko ni ukuri kubana n'Imana neza kwacu twishimiwe nayo ukajya bidutera intambara kandi ntabwo tubyicuza ntituzanabireka tujye mushiki wanjye ntabwo tuzabireka kubana n'Imana neza vrema nta rugero dufite kuko Imana twishimira biduhure abituze babituzize ariko tumva tuzagumya kubana n'Imana neza haleluya hepfo ro haravuga mu itangiriro ngo niko kaye iki kiguteye kurakara ndetse ukagaragaza iki umubabaro urumva akantu ubunini yarakara into him muri we akabigira ubwiro ariko niko kaye ubutewe n'iki kurakara kugeza no kugira ute ugaragaza umubabaro kaye we nukora ibyiza ntuzemberwa ariko nudakora ibyiza ibibi byituga tugiye ku rugi rw'umutima wawe kandi we ushaka kubitegeka urumva mu by'ukuri abatwanga baduteza intambara mu kuko twishimiye baraduhura ubusa kankomeze ntambuke gatoya abamwibuka Aburahamu ahaguruka muri Uriya Bakaludaya igice cya 12 muzi ko amaze guhaguruka muri Uriya Bakaludaya itangira 13 havuga ngo nuko na Loti arahaguruka ajyana nabo na Loti ajyana nabo agiye se yahamagawe se harirwa yumvise uyu mugabo haguruza ajyana aramukurikiye gusa arihamagaye na Loti ajyana nabo ariko mu by'ukuri ibi bisekwa nk'ibyiza wagiye he tuvuze ukuri sibyo gakwerekeye ndadakuretse wabona ahaguruka ngo ufashe gusetura sibyo gusetura no gusetura inka wenda akufashe kurongora ingane zimara gutungana neza mu nzira agaruke ariko ngo bari barijyanye rwose uzi ko nshinge buri hamahagurutse kubw'umuhamagaro ko ahagaze mu masezerano ko ari nayo yagiyemo Loti wagiye he reka rumva ibyabaye ngo bageze imbere yego ku murongo numva ari nk'uwa kane ku muntu kujya kuri karindwi hasome wumve kuri 5 itangiriro 13 nanjye kuri 5 nibura kuri 5 haravuga ngo kandi na Loti wagendanaga na Aburahamu
yari afite imikumbi n'amashyo n'amahema. yego Icyo gihugu icyabakwiriye nticyabakwiriye kuko ubutunzi bwabo bwari bwinshi bibabuza guturana. aha wumvise Kuri karindwi yego habaho intonganya z'abashumba b'inka za Aburahamu n'iz'aba Loti. Kandi muri icyo gihe abanyakanani n'abaferezi babaga muri icyo gihugu. ntushobora kugarukira aho ngaho urumva ko igihugu cy'ababanye gito ntibabasha kugikwirwamo. Dore impamvu batagikwiriyemo, Yego, ntabwo ari uwiteka wibeshye mu guhamagara. yego, njyewe yahamagaye, imana imfashe aya magambo ntakurikire, njyewe uwiteka mpamagara nkura muri uriya bakarudaya, mushiki wanjye utege amatwi mwene data, ampamagara yari azi ko ahampamagariye nzahakwira hazankwira. ubu umuntu umbyiga ni umuntu waje adahamagara, niwe utumye yego wanshuti ya kirisito, wankurikiye adahamagawe arambangamiye, atumyeho abato. Ibi bintu by'umurimo w'imana ntimubyitanye n'abahamagara bavuga ngo uruhu rw'imbaraga se ngo rwisasira, ngo aho umwaga ngo utarira, ngo aho umwaga ngo utari. Ibyo ni mu nzu nk'iyi ngiyi, ibyuma twabisaranganya rwose n'imbere y'intebe, uzi ko nizo muri salo tuziryamamo iyo abashyitsi babaye benshi, kandi saso ngo iba mu nda. yego. ariko noneho ibyo mu murimo byo no no, imana yahamagaye Aburahamu yari ifite aho imujyanye, ifite aho imwerekeje. Haleluya. Ubu rero impamvu habaye hato ni uko hiyongeyemo undi muntu utarahamagawe. bivuga ngo bageti y'imana kuri Aburahamu yari iyo, umwanya yamuteguriye wari uwo. Icyo ni isuzo cya kabiri cy'aho intambara ziva, ni abantu bakurikira abandi batarahamagawe. mwagera mu murimo rero Esther kazamba, Pastor, ubwo byaba bishatse kuvuga ko abantu bateza intambara mu itorero ari abantu baza batarahamagawe bagateza ibibazo abari mu muhamagaro. yego nibo babateza ibibazo. nicyo bisobanuye. ubundi buriya mu nzu y'imana, mu nzu y'imana hameze nk'ibitaro. no meme twe kuvuga hopitali, ahubwo ni ivuriro. buri wese ashaka akwiye kuzamo, wumva wese arwaye agakenera muganga agira ate yaza. ariko umva ikibazo ndetse katumubwira akantu aha ngaha, uhaguruka mu rugo nta nabanze nibura yemere ko arwaye, ariko hanyuma nahagera abonane nande na muganga, habeho consultation, traitement medical, ahabwa imiti agira ate akiri. nadakira azagumya kurusha abantu bazima, bajya ngo barwaje umuntu. aho ndimo kwibaza se Pastor, bano bantu bombi bari mu itorero, uriya muntu utarahamagawe ndibaza yaba abizi, yaba arimo arwanya abizi, cyangwa nacyo kibazo dufite. nicyo kibazo uwahamagawe agira. ikibazo uwahamagawe agira ni uko uyu muntu urimo kumurushya mu murimo ntabyo azi. undushya mwihangane nkoresha iryo jambo basi by'abantu babyumve neza, undushya ntabyo azi impamvu imutera kundushya. yewe hari n'igihe atamenye ko ndushya. kumenya ko ndushya ni kimwe, no kumenya igituma ndushya nacyo ni ikindi, sibyo? kuko abaye akimenye wenda yavuga ati Imana mfasha njye guhera aho nagomba guhera, mfasha njye gutangirira aho nagomba gutangirira, mfasha umupira ujye kurengurirwa aho warengeye. rero nihuse, niyo mpamvu mwabonye uwahamagawe n'Imana ari we nde Aburahamu atanga solution, sibyo? ubwatumva nta mpamvu yo gutongana mwana wanjye, nta mpamvu sha turatongana dufite turi abavandimwe sha, sindi so wanyu none si wacu muri uri harwo twatonganye, kuki tutonganiye mu nzira ze? none kankwereke mwana wa ijya hepfo ku 13 13 haravuga ngo kandi Yesu ashimwe cyane. Kuri 13 haratubwiye ngo
ngo kandi abasadomu bari babiri. Sodomu icyo si igice cya 13. 13 mirongo 13. Abasadomu bari babiri. Intonganya kuri jye nawe no ku bashumba bacu kuko turabavandimwe. Gusa Wa cyenda mbese igihugu cyose nikiri imbere yawe. yego Ndakwinginze tandukana nanjye, nuhitamo kujya ibumoso nanjye ndajya iburyo, cyangwa nuhitamo kujya iburyo nanjye ndajya ibumoso. Umurongo wa 10, Loti arambura amaso abona ikibaya cy'uruzi Yorodani cyose, yuko kimese hose hose. Uwiteka Uwiteka atararimbura i Sodomu n'i Gomora, icyo kibaya kugeza i Sowari cyari kinese nka ya ngobyi y'Uwiteka. urakoze cyane. umva akantu nshaka kubabwira aha ngaha rero, ubu ukomeje kuvuga ngo uze gusobanura. murumva yuko uwahamagawe atanze umuti w'ikibazo. Yego. buriya bemeye umuntu wahamagawe yajya atanga umuti. Yego. kanze nkukwereke Yego. Aburahamu, haleluya, Amen. mudafashwa pe. natwe birimo Pe, biradufasha. kandi si uko ndi imbere ya kamera ngo abantu babone ibikabyo, mudafashwa. Yego. Aburahamu yishingikirije ku ijwi yiyumviye ubwe, Yego. yishingikirije ku masezerano y'Uwiteka yamwihereye, aragira tuba ikibazo kiri hano ni intonganya gusa, ntejwe n'umuntu utarahamagawe, ariko amvuye iruhande gato. reba n'umushiki wanjye Yego. mukize. Yego. mbonye Yego. Yerekeye iryo. mbonye ikimunkura nk'iruhande, Yego. ndabizi ijambo Uwiteka yambwiye ryo, Rirasohoka. Imana nishimwe. ariko Haleluya. kuba ikintu cyampa Yego. nkamukira, Yego. izi ntonganya zigatuza. Yego. ntabwo Uwiteka ajya akorera mu ntonganya, Oya. Haleluya. ajya akorera mu mahane, ajya akorera mu nzangano, ajya akorera mu ishyari no guhigana. Uwiteka akorera mu mwuka utuje. Namwe turundi rero nkubwira, hari icyo bita mu gifaransa priority, Yego. priority mu cyongereza, inda ya bukuru. Yego. Lo, ndaguhaye, dore igihugu kiri imbere yawe. kimwe ijambo ryavuze ngo ni gitoya, ngo cyanze ngo kubakwira. Siko twavuze, siko twabonye nako. None arakimwiherema. Mu nyumvire umuntu uhamagawe, abantu bahamagaye igihe barantangaza. Ese buriya yavuga ati hose ndahahitamo, hose ndahashaka Loti. Imva Uwiteka kubw'ijambo rye yari gushakira ashyira Aburahamu. Uwiteka kubw'ijambo rye yari kuhashaka, yari gusohoza ijambo, yari gusohoza ijambo ati dore ngaha singi kibukira imbere yawe bw'icyo hitamo ahakubonere yaba ari hujya. Urahitamo ibumoso ndajya iburyo, urahitamo ruguru ndajya epfo, urajya epfo ndajya ruguru. Bifre Loti my son. akantu kabe murakazi. Yego. Nkuko bose barabatunze. Yego. Hajya ubundi mwari bayatunzwe. Yego. Mwari bayatunzwe. Cyane. Naratunze nawe. Kurya ubwatsi bwa buryoshye. cyane gasi guruhira. Uza umwanya mwiza nkazaryamo. Wagira ucyo ukamenya ahantu wakira ikirya mu kinga n'iziwe zigasura. Cyane. Umuka mukiyongera. Ya. Reka wumve icyo cyabaye. Loti ahitamo ikibaya. Yego. Kinese niko birivuga. Iki cyumva izuba bene icyo kibaya rero. Ariko niyo mujye mu byo twita kugishisha, niyo izuba ryacanyira imeze nabi, naho tuzijyana, naho tuzungishiriza. Nta gihisemo. Si Loti Aburahamu wamubwira ati hitamo aho ushaka. None nta muhitanye mwaheza. Yego. Ayiwe. Manuka hepfo gatoya, ni uko Uwiteka abwira Aburahamu ngo
umurongo twari dusomye Yeah. umurongo Loti amaze gutandukana, yego. nzabwiza umurongo duhera kuri cumi na kane Aho nyine aho Loti amaze kuri gutandukana. cumi na kane. Loti amaze gutandukana na Aburahamu, Yeah. Uwiteka abwira Aburahamu ati Mm. rambura amaso urebe. Uramwumva ariko? Yego. Uhera aho uri aho hano ikasikazi n'ikusi n'iburasirazuba n'uburengerazuba, igihugu cyose ubonye ni wowe nzagiha Yesu Kristo. n'urubyaro rwawe iteka ryose. Uretse n'uwumve. Loti amaze gutandukana na Aburahamu. Bimwe nabwiraga mu kanya. Loti amaze gutandukana na Aburahamu agiye. Noneho Uwiteka ajya yavuga ibintu uko bigiye kugenda rero. Amen. Amen, amen. Uwiteka abwira Aburahamu ati don't worry, ntuterwe ubwoba ngo wumve ucitse umugongo, wumve ibyiringiro bigabanutse ngo none agutanze guhitamo aheza, agutwaye aheza. Oya, rambura amaso utyo Yego, uhera aho uhagaze aho, none guhera ku ntambwe z'ibirenge byanjye. yego, wubura amaso hose hose uze Yamubwiye kureba he na he, ikasikazi, Yego. ikusi, iburasirazuba, iburengerazuba. hose Ubwo urumva kasikazi n'ikusi, kasikazi n'ubujyana n'amajyaruguru, ikusi n'epfo. Niho havugira mu gihugu cyo kusini. Ubu byumvise? Yego. Urumva ko mu by'ukuri na hahandi naho nta handi Loti ko numva hagiyemo. naho ko numva se hari Urase nahariho ntabwo aba hafashe. Ibaza kugira ngo Uwiteka abwire umuntu yahamagaye ati we hafatisha amaso gusa. yego Nta mpamvu yo guteza imetero. N'ibirenge. Mbere y'uko wafatisha amaso gusa. yego. Aho ureba hose ntabwo. Kandi icyo nabonye pastor, Yego, tugiye Loti nubwo Aburahamu yamuhaye uburenganzira, Bwo guhitamo. ariko ntacyo Uwiteka yavuze. Ntacyo yavuze. Loti ngo yararebye aravuga hitamo ahantu Yego, hasa yego. neza, ariko ntacyo Imana yavuze. Muzi amakuru yaje kubaho nyuma. Yahari ahantu tugezemo. Yego, Biya yaragiye. Ujya gusa tugiye gusoma twajya. oya ntabwo twabivamo. Yaragiye araharagira koko. Ahishimiye. Yego, Icyo bita mu kinyarwanda mu mizo ya mbere. yego. Yego? Inka zirarya. Ayajya suko by'ubukinga barashika. Zirarisha zirabyibuha zinywa amazi meza y'umunyu y'amakere ariko tuyita inka zirima suko byara zifasha hasi. Yego, Ariko ngo mwabaye mu kasiko mwambwiye. yego. Icyo bita kunura ntimukizi. Kurisha zikunura. Kunura ni ukurisha zigakura. Inka ikazasigara ikuba umunwa mu butaka itwita yaramazeho ntakifata ntakifata kandi ibyo ndabyanga ntabwo ntirisha ntakifata ngo Ivumbi ritumuka. kuburyo uyireba ahantu ivanye umunwa Yego. tuyavanye Yego, ziraharisha zirundura zirahamara birangiye n'aya mazi nayo arakama arakama. umva se abantu batahambaga kuri iyo bagendekeranye uzi ikintu cyabaye leta yacu umudugudu Kubera nta rwuri rwari rugihari. nta bwatsi bwari bugihari leta yakata iki imidugudu ibibanza Bakira imfubyi n'abapfakazi. leta yakata imidugudu bita aglomeration resettlement ikibazo cya 15 kuri kangahe kuri 35. ayiwe ibyo bibanza mwumva bahashyize n'iyo midugudu bahatuje nibo babandi basamba kugeza ubwo abagabo benda abandi bagabo Hahandi Loti yahisemo. hamwe yahisemo Ubwatsi bumaze kuma, Bwumiye, amazi inka arakamye. zimushizeho. none bahakaze iki bibanza n'imidugudu bahashyize ubwayo ibaye iy'abasambanyi y'abatinganyi Ibyo ni ibiki? ku iherezo rero hotwa n'umuriro Sodoma na Gomora. ku iherezo harashya Yego, nk'ibyo kuwiteka hatwika yego. yatumye intumwa Mhm. yaradereze ziragenda zakirwa nande narota umukiranutsi birambwira ngo rutazakira ku mugoroba mu kirengarenga Yego, bwazingingiye ko zagira gute zaziwe mu nzu yego. zikoga ibirenge zikarara aho ngaho Yego. ntabwo turara mu nzu Ye-
hano hari ikibazo gikomeye twatumwe cy'umutekano mukeya w'abatinganyi. yego twaje mu kazi rero turashaka kurara irondo patrouille tukakugira ikibazo ngo binginze abaganjije bemera kujya mu nzu naho kumbe kubashyira mu nzu niko kuri butumye bafatwa benshi. Biravuga ngo maze abagabo bose bo muri Sodoma na Gomora abato n'abakuru n'abahungu umva ariko ntabwo ari abagabo gusa n'abahungu duhungu twarwaduga twamanyiga twarubyogo twose turahuru yego bose babonye baje gufata abagabo bamwe batatu binjiye kwa Loti beza cyane gusa maze ngo Uwiteka abatera ubuhumye abagabo bose bahumye iryo joro baje bari ku muryango kwa Loti umuriro basanze batari bahumuka ntawe ubasha kugera aho yijyana bagera aho yigeze hahiye ku gasuruko umukiranutsi Loti Imana yamuhungisheje yego icyo nshaka kubwira ngaha ni uko ikintu cya kabiri gitera intambara n'intonganya n'imvururu ni ukugera mu butarahamagaye biraruhije biragoye cyane hanyuma nakavuga icya gatatu yego abantu bashaka icyubahiro bakirarikiye ari babandi bahamagawe cyangwa batarahamagawe ubwo turi mu murimo hari n'abahamagawe bagishaka yego hari n'abahamagawe bagishaka ndari kwereka aho ni exception bashumba mu byumva ngaha ni exception yego nimusoma mu gitabo cyo kubara mu gice cyaho cya 16 murasangamo inkuru za bene Kora yego bahagurukira nde Mose hansoma umurongo wa mbere akira soma kubara 16 umurongo wa kangahe kubara 16 yes era ku murongo wa mbere turagereza gusomera mu gihe yego duhereye ku mutwe w'ijambo uravuga ngo Kora na Datani na Biramu baguma barimbuka. Kora mwene Suhari uwo Kohati wa Lewi agomana na Datani na Biramu bene Eliyabu na Oni mwene Peleti bo mu Barubeni yego bahagurukira naho nashakaga Mose yego bafatanyije na mwene Bisirayeli bafatanyije na bamwe mu Bisirayeli abatware b'iteraniro bagana 250 bajya bahamagarwa n'iteraniro ibintu bose yego niko bitwaga abo bantu nshaka ko tuvugaho ngaho ni abantu 250 yego bahamagarwaga mu iteraniro ibintu bose ibyo zina bitwaga kuko muzi mu rusengero tugira abadiyakoni yego tutwita inama nyobozi sibyo nshingwabikorwa abo bantu niryo zina bitwaga noneho Bibiliya iratweretse ngo umugambi wo kugomera Mose no kumwigomekaho no kumuhagurukira wacuzwe na Kora afatanije na Datani na Abiramu. Imiryango ingahe? 3. none iyi miryango uko ari ihagurukira Mose ishaka icyubahiro mpamvu navuga ngo ahanga muhitondere exception aba nabo barahamagawe aba ndimo kuvuga nabo barahamagawe ndaje ndabere ku murongo bivuga epfo ariko nubwo bahamagawe mu minsi bamaze mu murimo mu kazi ntago bakijwe na poste bashyizwe bibaho ubu bibaho ntibakingwe n'iki
na Naho posite n'umwanya imana yabahaye agasha kubimenywa bose gusa gushinga inkwi n'ivu no kuyora gukubura no gukoropa no gutera intebe gusa n'ibindi tuzahora kiriya gisaza ararata Niba uzi ikanzu kuvuga y'umweru gusa. yego urukanzu rw'umweru uno si uwo utayambara neza nindi itabera se n'indi itabera se Eh, Ash. nuko kubona bipanze werande na datani na biramu urumva intambara zavutse ubwo ziturutse hehe ugushaka iki icyubahiro noneho kora arebye abona ntabwo bo bonyine imitwe itatu bazabyifasha ntibizagira imbaraga basanga kugira ngo bigire imbaraga ni uko bakwifashisha ba bantu bahura n'abakirisitu cyane yego imenywa bose bose abashinzwe amakorari ushinzwe abagore n'ushinzwe abagabo N'urubyiruko. Yeah, ushinzwe urubyiruko n'abana bato yego Uhagarariye Sunday school protocol. hagarariye protocol bose abapfakazi yego mfakazi n'imfubyi mbese bose icyitwa department yose yo mu rusengero ati nitudakoresha ibimenywa bose ntabwo tuzamushobora none wamaze gakeya ukandebera amagambo ariko ku murongo wa gatandatu ku murongo wa gatandatu Eh, ku murongo wa gatandatu wa cya gice cya cumi na gatandatu yego yego aravuga ngo mugenze mutyo gasubire kuwa kuri gatanu cyangwa kuri ahera kane kuri kane wafura we aho ngaho mose abyumvise Mose abyumvise yikubita hasi yubamye yubamye abwira kora n'abafatanije nawe bose ati ejo mu gitondo uwiteka azerekana abe abari bo n'uwera n'uwera uwo ari we amwigize amwiyigize hafi. kumwiyigiza amwiyigize hafi hafi uwo azatoranya niwe aziyigiza hafi aziyigiza hafi mugenze mutyo Mwende mwende ibyotero. ibyotero kora nabo mufatanije mwese yego ejo muzabishyiremo umuriro muwushyirireho imibavu imbere y'uwiteka imbere y'uwiteka umuntu w'uwiteka azatoranya ariko haleluya Azaba umuntu w'uwiteka Haleluya. azatoranya azaba ari uwera ari uwe ari uwera yego ruwera ibyo mukora birahagije mwabarebe komeza hepfo gato kubwira akantu karimo kuwa munani kandi Mose abwira kora ati, aho hantu niho nshaka none nimwumve barewe mbese mwarabisuzuguye do mwabifashe nk'ibitakomeye yuko imana y'abisirayeli yabarobanuriye mu iteraniro ry'abisirayeli kubiyegereza hafi ngo mukore imirimo yo mu buturo bw'uwiteka yego muhagarare imbere y'iteraniro mubakorere yego kuwa cumi ibyo bintu mwarabisuzuguye mwarabisuzuguye icumi icumi haravuga ngo nawe kora nawe kubura ko ikakwiyigizanya hafi na bene wanyu abarebi bose none murashaka n'ubutambyi n'ubutambyi. ntabwo nshakaga hepfo akavuga iki kuwa cumi na rimwe akavuga ngo icyo ni cyo gitumye wowe n'abo mufatanije mwese muteranira kugomera uwiteka aroni ni iki ko mu muntu ko mu mwitotombere yego ku cumi na kabiri Mose ahamagaza Datani na Biramu aravuga ati ntabwo mwitaba ku cumi na gatatu aho uragira ngo biroroshye kudukura mu gihugu cy'amata n'ubuki none ugashaka ukitwikira mu butayu ukatwicira mu butayu kandi ugakubitaho no kwigira umutware wacu twese tugarukira umwama uretse gato tuvuge kuri aya magambo muri mwe intonganya zivaye muri mwe intambara zivaye aba noneho ni abantu bahamagawe pe
yemwe mwakurikira ntibahamagawe barahamagawe biravuze ngo uwiteka yahamagaye kora na datani na biramu abigiza hafi abashinga umurimo w'iki w'ubutambyi yego uburebe mu nzu y'imana no kujya bahagarara imbere y'iteraniro ry'imana barikorera bakita ku buturo bw'inzu y'imana siko babwiye none niko ko we nawe umufatanyije mwese n'abari abantu b'imwe bose bamaze kuhoshya ubu mwarabisuzumye dore mwabifashemo ikintu gitoya murashaka n'iki n'ubutambyi posita imana yabahaye inshingano zo kuyobora ababyeyi gore inshingano zo kuyobora abagabo manweri inshingano zo kuyobora abana yewe esite murabihinyuye mwabonye ari bito donc vous en avez négligé murumva ari agaposite kadashinga mbese murashaka n'ubutambyi ubwo umva mbabwire datani nawe abiramu uwo mwahita avuga ngo ntituri kukwitaba ntabwo tuje maze atukuye mu gihugu cy'amata n'ubuki uradushorera batuzanye mu gihugu kiryoshye twaryaga amadegede n'imyungu cyane dufite ibitunguru byinshi turya ibitogosheje n'ibikaranze noneho twiciye mu butayu bugiye no kugerekaho kutwima imirimo ibazaho abantu bibagirwa imbaraga zabakuye muri Egiputa bakazihinduriza Mose bakibagirwa imana yabahamagariye umurimo bakora yego bakumva ngo ni Mose wishyizeho kandi mu mwibuke ku gihuru kigurumana kidakongoka imuhamagara nimumwibuke inshuti za Kristo nimumwibuke yumvijwe nimumwibuke ibimenyetso yakozweho inkoni ikiganza nimumwibuke ibitangaza kuri imbere yabo inkoni ikamye iki inyanja nimumwibuke abakurira amazi mu gitare nimumwibuke ibi byose ni nyuma yaho ijambo ry'Imana rirambwira ngo sinzi ko twabona ko tukunze gusoma burya Mose yaje kubwira tumva rero nimushyire amakara ku byo yatoranyije mushyire n'imibavu nkwereke ubu Uwiteka atoranya akumva aramushimye akabona n'uwera arahita amwiyegeza mu gihugu arahitamo hano uyu mwanya narindiho Mose simbyigana sindwanira umwanya nakoreye Imana nahoze mbabwira kuva kare yuko umuntu wahamagawe mu ntambara atanga solution yego kitwa bintu ko baramba yego ntitubyise ko baruta bambe kwa Mose ndetse mbere kose ikamabwira aro bambe kora nimutaje iterano dayo ndarihumuje ndarishoje nihagarikira yego sinshaka imirwano hehe mu rusengero yarigiye ku imirwano rero Mose yatangizaga iterano indirimbo mu gitabo bagatera ikorasi kuki hari akavuyo karenze hanyuma ejo muzagaruke kora datani abiramu mwitwaje iki ibyotero muzaze mushyireho umuriro ntabwo muzawuvana mu rugo umuriro muzawukura imbere y'Uwiteka ku gicaniro cye ntimuzashyire imiyenzi yonke cyangwa intusi no cyangwa amashari yego muzawukura hano muzaze mwitwaje gusa imibavu isekuye inoze yuzuye amashyi mushyireho Uwiteka azatora abazaba ari ubu akabona n'uwera akamugira uwe akamwiyegereza umva Mose nzigirayo twihuta inshuti za Kristo haleluya reka babwire ahantu habaye hakabiri nako ni hano gatatu duhereye kuri Haberi sibyo Uwiteka muburanira tukagera kuri Aburahamu Uwiteka muburanira tugeze kuri Mose nabonye ko Uwiteka we n'uwo yahamagaye baba bafitanye ikintu kibanga siri kibanga ku buryo ubona ko Uwiteka avuga ati ndabizi bizakemuka n'uwo yahamagaye avuga ati ndabizi bizakemuka aravuga ati muze mubikore gutyo Uwiteka bazatoranya nzigirayo muzwi byageze mu gitondo
buri mugabo yakoze ku mugore barakenyera baracanisha baritera masakoshi bayakoraho we bimwe mwita kujyanisha mujya mujyanisha sinamubizi baraje ngo bageze imbere y'Uwiteka mukurikize mu kigo cyose bageze imbere y'Uwiteka ntibarafata n'umuriro ntibarashyira n'amakara ku cyotero ntibarashyira n'imibavu bahaje Uwiteka nyir'ububasha nyir'ubumwe baraje ngo ahagarara mu muryango w'urusengero ari mu gicu gifatanye aravuga ngo Mose agira gatatu kugira ngo bimere kuko byagenze cya gihe ku gihuru yego bwira abantu bose uwumva ashaka gukira no gukiza ubuzima bwe bitandukanye n'abari bagome barimbure udashaka kurimburirwa mu gihano cy'abari abanyabyaha mubwira kwegere udashaka kurimburirwa mu gihano cy'abari abanyabyaha naveyo yigire hino usome ijambo ry'Imana mu gihe cya 16 mu ndebera umurongo wa 20 haravuga ngo Uwiteka abwira Mose na Aroni ati nimwitandukanirize n'iri teraniro kugira ngo ndirimbure mu kanya gato abwira Mose na Aroni ati nimwitandukanyirize n'iri teraniro kugira ngo ndirimbure mu kanya gato usubiye haruguru yego ku mirongo 18 umuntu wese muri we yenda icyotero cye agishyiramo umuriro awushyiraho imibavu bahagararana nande na Mose na Aroni ku muryango w'ihema ry'ibonaniro 19 Kora ateraniriza iteraniro ryose ku muryango w'ihema ry'ibonaniro kubagomera kugomera Aroni nande na Mose ubwiza bw'Uwiteka bubonekera iteraniro ryose Haleluya Amen. ubwiza bw'Uwiteka babwire Burazi. ubundi kababwire I don't know what you call it ibihe byiza kugira usinabe cyumwita ibihe byiza cyane ndakibaza what's the meaning of good times ibihe byiza what is meaning uziko mfite ubwoba ko tuzabona kwiga ko ibihe byiza k'Uwiteka ari uko ukora séparation na différence yego kandi mu cyongereza ni bimwe yego difference and separation dushobora kugira séparation mu nkurikira ngaha yego ariko nta difference ihari yego wenda ndashaka ko mukambye ko mwakumvise ukajya nkajya we can be separated yego tukaba turi séparé akumva ko nta difference yego uko witwara niko nitwara uko ubayeho niko mbayeho Ni kwa kundi ibyo tukiri unywa kumwe. nibyo nywa ibyo ndya nibyo urya separation gusa mu gihe mu gitabo cyo kuva guhera mu gice cya 6 bya byago byose muzi Imana yateje abanyegiputa ngo yagira ngo igaragaze ko hariho itandukaniro hagati y'Abisiraheli n'abanyegiputa haleluya amen muri iri jambo buriya nubwo tutaba separe ariko tukaba difera yego ndasobanuye neza Gasobanure pastor. ntabwo mubana n'abandi bagore se Yego. mubana n'abandi bagore murahahana muhurira ku mujyanye abana ku ishuri sibyo muhurira kuri la komete mugura imyenda Yego. mugurira hamwe yego tujye no muri salo hamwe hamwe mu by'ukuri hari ikintu mwambwira kibatandukanye cyatwita separation Twese ariko tuba turi buriya hamwe. imbere ya Kristo you have to make the difference between them yego haleluya mugomba kugaragaza itandukanye hagati yanyu nabo amen haleluya amen haleluya mukiri no kumwe aribyo mukiri no kumwe
nimuvuga bumve mutavuga nkabo cyane. amina Hallelujah. nimukora bumve mudakora nkabo Yego. haleluya nimurya mwe kurya nkabo ibyo munywa bye kuba ibyo banywa donc différence. Hallelujah. Uwiteka ati nimwitandukanye n'iritangira rero mwitandukanye ryo kugira ngo ndirimbure mu kanya kangana ryari ryaseta Gato. tatawe urumva ko Uwiteka yajaje yarakaye aha yajaje 22 bikubita nimuhakurikire mwumve bikubita nawe ni huri twakubara 16 wahavuye 16 nyine 22. ukava ariko wowe ngo ukava igihari 22 bikubita hasi bubamye baravuga bati mana y'imyuka y'abafite umubiri wose umuntu umwe nakora icyaha mbese urarakarira iteraniro ryose ubise ikibasenze Yego. mana y'ibifite imibiri yose Yego. sorry daddy ese umuntu umwe Turazira runaka. ubaza ajya kuri icyaha urakarira iteraniro ryose Yego. ngiyi mpamvu ya separation mukaya tuvuze difference ngiro ni impamvu ya separation yo ni igihe haje guhana Yego. ni mwitandukanye n'iterano kugira ngo ririmbe ariko si Uwiteka urabyemeje kuko ubu tugiye kuzura umuntu umwe uburakari iterano ryose 23 n'umwe kuri yagikemuye kubera ko icyo bamubajije kubera ko bamubajije nimuhaguruke muve mu mpande zose z'ubuturo bwa Kora na Datani na Abiramu. kubera akabazo bamugejejeho kavuga atari Uwiteka Ngiye kurimbura koko bose. yego umuntu umwe yakurakaje ariko pe ubu twese udufanye ufagirire hamwe nawe mana wabukoze ibintu udakiranuka kandi mu by'ukuri ibintu byawe byose urakiranuka Yego. Yego. ariko ukuntu murabwira Imana akantu ukumeze nk'uyikosoye ukumeze nk'uyigira inama kandi muzi kutagirwa inama ariko burya umukiranutsi afite ukuntu asenga iryo sengesho Uwiteka akaryumva rimukoze ku mutima vraiment uje gukemura ikibazo yego kaje tugukeneye kugikemura rwose nuko twari tukwitezeho kugikemura ariko tubabajwe no kubona ugiye kumarira abantu bamwe tuzira umuntu Umwe. Uwiteka ati bo ndabyumvise ikibazo ndacyumvise noneho bwira iteraniro ryose mbere yabwiye Mose na Aroni Yego. nimwitandukanye n'aba bantu none iteraniro risenze kuriya Uwiteka ati noneho ribwire naryo rive bugufi bw'ubuturo Aba bantu. Abanyabyaha. kanihute mpave ndacyafite ibyo kuvuga Yego. nimungerere ku murongo wa 28 twihute tuhave Aravuga ngo Mose aravuga ati iki ni cyo kiri bubamenyeshe yuko Uwiteka yantumye gukora imirimo nkora yose kandi yuko nagize icyo nkora ku bwanjye. mushiki wanjye nkunda guretse mbawura hagarara abantu gatoya kumbona mumfashije muri kuva dutangira ko twabonye ikintu cya confidence umuntu wahamagawe agira Yego. Atanga n'igisubizo. kandi abihereye ku kuntu abanye n'Imana Imana yamuhamagaye. muri izo ntambara muri ayo makimbirane muri izo mvururu umuntu wahamagawe n'Imana agomba gukipinga vocation agomba gukipinga calling kandi akarinda ikintu cyitwa ubumwe bwe n'Imana noneho Mose ashingiye ku kuntu abanye n'Imana reka mvuge ijambo rivuga ngo amera nk'ubiyemeraho kadukoresha iryo jambo kandi ni nako riri natangira tumva ububasha babwire shaka twabangiye kirekire Yego. nkayobora ukigisha n'abanigishije nkayobora mu gukemura ibibazo nkakudelega tugafatanya Yego. ariko Kora mugiye kureba ibintu bigiye kuba hano hagiye kuba ikintu umva ariko icyo kintu kigiye kuba nicyo kiri bubamenyeshe yuko Uwiteka yantumye
kandi sinabikora ku bwanjye. kandi ko imirimo nkora yose ntayikora ku bwanjye. Hano hagiye kuba ikintu muri make, Yego. ariko kurikira wowe watwaye no gusoma. yafashijwe Hagiye kubaho iki cyane y'ubwoba kidasanzwe. kidasanzwe. Yego. Icyo kintu kigiye kuba nicyo kiri bumenyeshe tudasambure iteraniro ryose n'abari aho ko nahamagawe. Icyo ni kimwe, Hallelujah. ko ntizanye, Hallelujah. ko atangiye wihaye umwanya. Yego. Hallelujah. Hallelujah. Sinkora ku bwanjye. Bashiki bari ndabinginze muzabibwire n'abandi. Abantu bakorera Imana bayikorere barahamagawe bazi. 29 turekera kumwe neza. Yego rwose. Aba bantu nibapfa urupfu rwa bose, nibaba icyo abandi bantu bose baba, Uwiteka ari bube atantumye. Hallelujah. Nibapfa urupfu rwa bose, nibaba icyo abandi bantu bose baba, Uwiteka araba Atarantumye. 30. Bivuga ko hari ikintu kigiye kuba kidasanzwe. ariko Yego. Uwiteka nakora ikintu cy'inzaduka, Yeah. ubutaka bukasama bukabamirana n'ababo n'ibyabo byose, bakarigita ikuzimu bakiri bazima, muri bumenye yuko aba bantu basuzugura Uwiteka bamuhamagaye. Mushiki wanjye niyo mpamvu nakubwiye ngo ukizaniye iteme navuze ngo karabaye. Muri mwebwe intambara zivaye, intonganya zivaye, amakimbirane avaye. Ibiva mu byo mwishimira birwana mu nyungu zanyu. Dore umugabo w'Imana, inshuti za Kristo, dore umugabo w'Imana hano. Uzi ko ano magambo y'igenzura n'uzi kuyakora analyse mu bundi buryo no mu bundi bwenge. Musa arimo arababwira ikigiye kubaho, ameze nk'uwakoze ku mutima w'Imana, amenya ikintu Imana igiye gukora. Utakimenya wavuga amagambo wowe Ntabyo wavuga. wabivanye Wabuye kuyeheza. aba bantu ni baba icyo abantu bose baba bagapfa urupfu, abandi bose bapfa. Mose ndahambira intahe, ibitabo by'itorero ndabasubiza, Yego. mfunguzo na kasha byose tuzibahereza kuko ndabona ntarahamagawe. Ariko niba bikidasanzwe bakaba ikintu cy'inzaduka, ahita atanga urugero kuri wa muntu uhagaze, ubutaka bukasama bukabamerana n'ibyabo byose. Icyo ntabwo gisanzwe. Gisanzwe pe. Ni inzaduka Ubundi pe. kuri tumenyere gupfusha, tugatabara, tugacukura, tukagura imva, yego tukagira gute, tugashyingura isima, bagakaraba kiriya kikarangira. Ariko ibintu bigiye kubaho Bigiye kwirangiza byonyine. Nta guhurura, nta kugura imva, nta bayubaka, nta kiriyo. Nta n'indabyo. Dusoze itatu rimwe haravuga ngo iki? Ngaho usome nawe. Akigira gute akimara kuvuga ayo magambo, ndagira nte mwakagira Imana. Ubutaka buri munsi yabo bugabanywamo kabiri. Bigenda gute? Nuko burasama. Ayiwe. Bubamirana n'amazu yabo ubwo ni families n'abantu bakora bose n'ibintu byabo byose. Nuko 33 nuko bona babo n'ibyabo byose birigita kuzimu bakiri bazima. Ubutaka bubarengaho bararimbuka bakurwa mu iteraniro. Abisirayeli bose bahungishwa no gutaka kwabo bati ubutaka butatumira natwe da. Uretse kizo niki akizana amaguru. Ako pasta wewe wahagarara ukuriki koko wavuga ngo urusigizo ubonye umuntu mwicaranye ari gise. Hari amatangazo niriye Oya da. Hari n'ibisezero tenu ndese tuzatera ku gitaha kwikiza ukurumva nabwo nibikunda. Noneho umushumba mushya azaba afite n'uruvugiro. Umushumba ahamagawe azaba afite uruvugiro. Ahubwo Mose yari ahamagawe n'Imana, naho ubundi n'abandi bose bahunga baturiya muntu ntabwo asanzwe. Natwe tuzarega. Mwari muzi ko
ahariho hava zaburi bita ya bene kora Eh, iyo 65 ku murongo wa 5 havuga ngo arahirwa umuntu w'iteka atoranya akamwiyegereza akamushyira mu gikari. dukomeze kiba cya gatatu ko pastor akira tuya Kristo akira urimo kubivuga hari icyo ntekereje ndavuga buriya uzi ko mbona ko hano uru rupfu ari Mose waruremye kuriya iyo atavuga ko ubutaka bwasama ntabwo ari bwo bwara niyo mpamvu nakubwiye ngo ameze nk'uwagiye akora ku mutima w'Imana arebayo. Erega ubundi buriya hari amagambo aba muri Yesaya muzayasoma akora ngo tujyayo avuga ngo ariko ninde wundi wigeze aba mu nama zanjye akamenya icyo ntekereza. bivuze Imana yabikoreye yahagaze kuri ya jambo Mose avuze yego kugira ngo imwubahishe justement bamenye koko yahamagawe. yego ibintu ni bibiri either Mose yarebye ku mutima w'Imana abibonayo ko arirwo rwabaye proposed ko rwateguwe ubye Imana yubashye icyo Mose yavuze. ibintu ni bibiri kandi hagati y'ibintu byombi ntacyo tubumenye twebwe agituze ariko ikigaragara cyo ngira ngo umutware Imana n'uwo yahamagaye bameze nk'abubahana cyangwa abuhishanya. Imana nishimwe. Haleluya. Hari kandi wongeraho uvuga ndimo ndumva ibintu byanteye ubwoba ntabwo bitatira ubwoba ndimo gutekereza nkavuga ngo mu by'ukuri iki kiganiro abantu benshi baraza kuba bagikurikiye kandi baracyishimira ariko aha hantu navuga ngo umuntu akwiye kwitwararika umuntu Imana yahamagaye akirinda kumurwanya. urabizi Celestin inshuti yanjye n'ubu mu gitondo navuganye no muri Amerika muri state navuze ejo navuganye muri Australia mu cyumweru gishize navuganye ni Norvège na Finland kuwa kanga icyumweru gishize navuganye ni Lusaka n'ahandi. Iki kibazo cy'abantu barimo kwangiza umurimo Yego. kiri ku isi yose dans tous les continents kiri ku isi yose Pastor uko watangiye kandi Satani nkuko ine uko watangiye utubwira yego watubwiye ukuntu Satani ari we ubitangira niwe ubitangira niyo mpamvu biri ku isi ya yose. niwe ubitangira none hakagira abantu abikoresha. Ubundi buriya ikibi abantu bakwiye kumenya Satani ubwe ntiyiyizira n'amaguru ye aratuma araderega abantu bose birinde umuntu ataba uwo Satani akoresha. Buri muntu yirinda ataba uwo Satani akoresha. Mu mutwe w'abaririmbyi turirimbamo korali mu nteko y'abayobozi uramenye ntubu uwo Satani yakoresha rwose pe. Hari intambara hari amakimbirane mu murimo w'Imana kandi mbabwije ukuri atewe n'ibi bintu birwanira mu bantu bararikiye. Bamwe barashaka amafaranga barashaka icyubahiro babyumvise hanyuma hakaba n'abatarahamagawe rero complete n'abakurikiye gusa rwose. Reka mbabwira kandi kantu kateje intambara kandi gateza imvururu muri kino gihe Yego. amagambo muri intambara ziva he intobe ziva amagambo. Ahangaha iyo tuvuze amagambo tuba tuvuze urubwa gusebanya n'ibindi. Nimureba mu kubara ariko ntabwo tujyayo igice cya 12 muzasanga inkuru za Miriyamu anegura Mose. Yego. Igihe kimwe nigeze kugirana igiterane n'abantu bose bitwa abatangazamakuru muri uyu mujyi wa Kigali cyabereye mu Gakinjiro. Uwitwa umunyamakuru wese uwo munsi bari baje kandi YouTube yari itari yagira imbaraga cyane. Yego. Wabatumije ngira neza baranyitaho ndababwira numva abagabo mwe muri aha n'abasore abinginze. Ikintu kimbabaje abo twari kumwe icyo gihungu benshi ntibakirimo. Yego. Iyo baba barimo bari kujya bababwira bati ibintu kandi pastor tubwira ijambo rya mbere Bibiliya ntibemerera gushyushya inkuru. yego Inkuru yo yabaye ubundi inkuru ni icyabaye
kandi ikintu cyabaye ntacyo wakora ngo kitavugwa burya yego byo ntibishoboka oya ariko nimugabanye kuyishyushya no kuyihutisha mu gihe atari nziza ako kandi ko navuze mugabanye kuyishyushya kuyishyushya no kuyihutisha mu gihe atari nziza atari nziza. nta mumaro ifite na paul kwandikira abafilipi n'abefeso avuga ati amagambo yose atagira umumaro atari bugire icyo amarira abayumvise nta mpamvu murashyushya yiki icyo gihe iri jambo nayo songera yongeye kubabwira inkuru yariho yariyo tutazi kugira ngo cyari ikinyoma mu by'ukuri Mose yari yarongoye umukobwa w'umunyegiputakazi kandi ntabwo byari byemewe muri make inkuru yariyo sibyo ariko ko yariyo Miriyamu atamubeshyeye Imana yamuhoye ni ugushyushya ni ugushyushya umurava ukabyara nibyo inkuru rwose. niyo sibyo ibintu byabaye none ko ari byo ntacyo mushiki wacu byari akaba atabeshye uri witega muhoye nuko ntacyo byari byunguye ntacyo byunguye yakoze cyane ariko acanga yahereye kuri musaza wa Aroni wari uvuye mu mirima ngo ageze aho ngaho niko wamenye icyabaye grand frere umuzamakuru uhugira mu mirimo yo mu gasozi nta makuru ufite hano yarongoye Aroni acaha Miriyamu acaha yarongoye Gasogi Karembure yarongoye Bugesera Kibungo Sakira Kumberi yarongoye Uwiteka aravuga ati rero nubwo ikibazo cyabayeho ariko ndabanza ncuba ubujajwa yego ntabwo ubujajwa ugakomeza wajya kubona umuryango w'urusengero wuzuye umwotsi Uwiteka aravuga ngo niko Miriyamu niwe yahamagaye niko Miriyamu ubwo niwe nyirabayazana iri Uwiteka zikibitera areba umutima nubwo inkuru yaba yasaka yuzuye u Rwanda yego Uwiteka bazohera sosi kuko we yitegereza imitima kitigeze umutima niko Miriyamu ndagira ku kintu cyo mubaza arya mukobwa ubusanzwe iyo nashatse kuvugana n'umuntu ni ubuhe buryo mvuganamo nawe subiza vuba atari yasubiza ati mvuga mu ijambo Bibiliya aha kabiri ni mu buhanuzi aha gatatu ni mu iyerekwa ni ubwo buryo butatu ngira mvuganamo n'abantu sibyo Miriyamu nibyo nyakubahwa aha ndajya nkubwire ko umugaragu wanjye Mose we suko we sibyo we nta rindi riterana uko riterana yego munyure mu ijambo na point nta rindi kuryama ngo asinzira rote nta rindi abahantu ko bahanura amena we turibonanira ku musozi tukavugana amaso ku yandi umunwa kundi turebana akandi nkamureba kamusezera akamanuka none Miriyamu shinga intege umbwira ikintu cyabateye kunegura umukozi wanjye buriya ariya magambo ni nkaho yakamubwiye iti iyo haba hari icyo ngomba gukosora myself nijya ngomba kumwikosorera kuko tubonana kubarusha yego we duhura kubarusha muri iri jambo abarusha kumbona mwaheri ku kiro mwashingiye ku kiro Miriyamu atari yisobanura ngo agire ikintu avuga Uwiteka nta rushyi ntaki reka da nta rushyi ntaki yewe nta n'urutoki rwo mu ijigo gutya mwitamo reka da ngo uwo mwanya Miriyamu amera nk'ikivutse kibuze uruhande rumwe yego ubwo ni ukumanuka umusaya wose ugutwi kumwitamo urutugu amera nk'ikivutse kibuze uruhande rumwe mwana mukubise hariho ati Mose ingingo Uwiteka mushiki wacu arapfuye we ngo niwe ukuntu abaye Mose arasara areba ukuntu mushiki wawe abaye data we ariko ataranagunuka akimeze gutyo Mose ati Uwiteka wagize mu Uwiteka ati
turakubaha turubahana njya nkumva urabizi ariko ubundi kuri iyi ngingo ntiwiyinginge kuri iyi ngingo ho ntunyinginge ugomba guca ibi bintu witwa mwongo ahubwo nimugende muterure umwanda mujyane inyuma y'ingando z'amahema mushyirayo umwanda ubwo yararembye birangiye hanyuma mugumye mu nyenginge mu impendahende ariko hatakiri aho ariko iminsi 7 rizashara ryo nkoze ariko simubonaho muvana hera icyo ni ikindi kintu biteka yavuze gitera iki amakimbirane mu bantu b'Imana unyemerere tujye tugana ku musozo sibyo mwanyemerera nkavuga ku makimbirane ku ntonganya zabaye hagati ya Pawulo na Barinaba na Mariko yego nsoresha muri ntonganya zivaye umunsi umwe mu byakozwe mu gice cya 13 ndabizi ko muhazi ni ahantu mwibuka mu cyumba cyo muri Antiyokiya aho umwuka yavugiye ngo nimundobanurire Barinaba na Sawuli mbatume bankure umurimo bahamagariye mwabyibutse kugira ngo bagiye guhaguruka umunsi mu 13 nibura bazi igice cya 13 umurongo wa 13 umurongo wa 13 kijya kuza umwana 13 umurongo wa 13 haravuga ngo Paul nabo bari kumwe batsukira ipafu barambuka bafata iperuga y'Ipamfiliya Yohana abasigayo ajya i Yerusalemu 14 ariko abo bava iperuga bararombereza bagera muri Antiyokiya ugeraho ipisiga noneho have ujye mu gice cya 15 umurongo wa 36 haravuga ngo hashize iminsi Pawulo abwira Barinaba ati dusubire tugenderere bene data bo mu midugudu yose aho twavuze ijambo ry'umwami Yesu tumenye uko bameze Barinaba ashaka kujyana na Yohana witwaga Mariko ariko Pawulo ntiyashima kumujyana kuko yabahanye Ipamfiliya bajyane nabo mu murimo nuko bagira intonganya nyinshi zibaye intonganya bituma batandukana Barinaba ajyana Mariko atsukiraho arambuka afata ikupuru Pawulo nawe atoranya Sila avayo bene data bamaze kumuragiza ubuntu bw'umwami Yesu ndashaka kuvuga kananga yego tugana ku musozo muri rwa rugendo rwa mbere nkurikira ngaha neza muri rwa rugendo rwa mbere yego bashatse kujyana na Yohana wahimbwe Mariko yego ntiyabemera kujyana nabo sibyo ku mpamvu ze yego abasobanuzi bashyira impamvu nyinshi sometimes bakavuga yuko kwari kubera ko yari imfubyi yari ubana na nyina gusa nyina ari umupfakazi urumva ya noneho ubwo numva ko abahakaniye ku rugendo rwa kabiri Pawulo abwira abantu bati dusubire ahandi twavuze ubutumwa bwiza turi ku itorero ry'Imana tugire tubasuhuza turi kwameza urabyumva Barinabashatswe noneho ajyana Mariko kuko na Mariko yemeye ko abonetse noneho wenda inkomyi z'ubushobozi zazavuyeho yemera ko bajyana Barinaba ati na Mariko ati ko twajyana undi ati no
ubushize ku rugendo rw'ubushize yaraduhanye yanga yuko tujyana. none ubu wumvise inzigo? yego akantu k'inzigo n'inzika, ibaza akantu kabaye kiriya gihe tuzi imyaka ishize, none Pawulo ntabwo arakababarira. Bari bati no c'est pas possible, akantu ka myaka na yindi uracyakabizi koko Pawulo. Uzi niba ari ibyo ngibyo nanjye sinjyana nawe. Habaho intonganya, habaho iki intonganya niko ubona kikabitse kandi niba mwese utaherabuze umwanya ku mpamvu runaka ze bwite, ubu akaba yarabonetse avuga ati noneho twajyana, warabibitse bibiyo none uragenda wenyine. Ahubwo Mariko yewe niyemeje ko tujya gute tujyana rwose ko inzira nyizi matorosho ko twanyuzemo kunyazi eriko bose pare bitewe n'iki n'intonganya. Niba wakurikiye wabyumvise Pawulo ngo abuze uwo bajyana ayitere witwa Sira, niwe Sirasi rero baramurebye baramuze baragiye babara mu kibiganza bahesha umugisha baragenda. Mariko aciye aha n'aba Pawulo aciye nande Sirasi bujya munsi mikino bwo yabonye Timoteyo avuye ngo murakuvuza ku bantu yego habayeho iki intonganya zitewe n'iki natse kuvuga akantu kandi kazitera kutababarira, yego guhora nibuka amakosa wakoze ubushize. Kuki wahora wibuka amakosa yanjye? No. Wikwibuka ibibi byanjye. Hari igihe Yesu yaba yarampaye ibyiza, yego hari igihe yaba yaranguraniye, narahindutse kumbabarira. Urumva hari ukumbabarira no kumpindura. yego Reka nshobora kuba narahindutse ngo ujye ukundira mu isura yahashize hanjye. No windeba muri cya gihe nari jinsi intege, ndebera mu mbaraga. Birashoboka ko Uwiteka yaba yarampembuye. Haleluya, yaba yarangiriye neza. Windebera hashize hanjye my dear mushumba wanjye, windebera hashize hanjye. Perezida wa korali windebera hashize hanjye. Umuyobozi w'abadamu windebera hashize hanjye. Nshobora kuba ndi mu mbaraga uyu munsi wa none. Dore ikintu cyabaye rero, nimusoma mu rwandiko rwa kabiri rwa Timoteyo mu gice cyaho cya 4, kuko ntabwo twasoma gusa iyo tugira akanya tuba tubasomye. None banza amasaha yagiye. Haravuga ku murongo wa 6 ngo gira umwete wo kuza aho ndi vuba. Ubu meze nabi sha mwana Timoteyo, magambo si yayandi yashize vuga meze nabi. Ubu umaze kumera nk'ibyo gute cyusuko ku gicaniro. Nabyumvise ndi mu marembera ndimo ndagenda sha. None gira umwete wo kuza wonse kandi ubanguke ndiye nyine. Dema yaransigiriye, akunze business cyane. Umurimo yarawuretse ari mu Bushinwa, ari Dubai, ararangura amavuta n'ibuto byose na surprise ntaboneka. N'abandi barantaye cyokora umunsi garanye wundi mfite ni Luka. Ngomye kurigenda ubuzima bwanjye rebe kizwe nza no gunuka. Ariko mbabarira unshakire Mariko. Naho nshaka dusoreza. Nshakira nde? Mariko munzanire kuko angirira umumaro. Kuki Pawulo ahamagaje Mariko mu minota ye ya nyuma? Aragira ngo bagire ibyo batunganya atarangiza nabi. Dasoje reka mbabwire bene data, intambara n'intonganya n'imvuru n'amakimbirane biragwiriye mubera kandi ntibyagombye. Imana ibambere umugisha. Niba hari icyo mwongeraho mwacyongeraho. Yesu nashimwe cyane. Mukozi w'Imana Pastor, Imana iguhe umugisha. Ufite amagambo ubusobanuzi bwimbitse cyane. Sinshidikanya yuko abadukurikira murimo gufashwa kandi muzafashwa. Imana y'amahoro izabagirire neza, mufashwe kandi munakoreshe ku bandi, kuko ntabwo byoroshye. Iri jambo intonganya ziva hehe? Ni ukuri Pastor urimo kuryigisha nafashijwe cyane. Nkomeza kwibaza ibibazo numva nzagusaba ukagaruka tukabisubiramo. Ese aba bantu iri kamvuga ku itorero rusange, aba badiyakoni, aba bantu bategura, aba bantu
bagabura iby'imana aka gatute barwaniramo aya magambo barayasoma. ntabwo mbizi. Ese iyo bayasomye ababwira iki? Ibyo Mose yakoze ntibabibona, ibyo Aburahamu yakoze na Loti ntibabibona. ibya Kayini na Abeli Dusoma ijambo ry'Imana, turisoma mu buhe buryo? Imana idutabare dusobanukirwe. Nyamara twumvise ijambo neza twahindura. Nta mpamvu yo kurwana n'uwo mushumba, nta mpamvu umushumba yo kurwana Aburahamu hari ukuntu yakemuye intonganya pe bitamugoye. Mose ni uko nguko yabikemuye. Bashumba, Imana ibafashe kugira ngo mumenye ukuntu mukemura izo ntonganya ziri mu itorero. Namwe bakristu, namwe badiyakoni, nimugerageze gusoma ijambo ry'Imana murisobanukirwe, mwe guteza imvururu mu nzu y'Imana. Igituma muzana imvururu ni iki? Imana idutabare, ejo imana itazavuga ugasigara kandi wari twakusavinga. Mushumba, Imana ibaha umugisha cyane. Ndumva turanezerewe kubw'aya magambo, numvaga twakomeza ariko amasaha yatujyanye. Tugiye gusenga rero. Mushumba, icyo umwuka w'Imana gushyira ku mutima aba aricyo usengera itorero rusange. Ndavuga umushumba n'abitwa ko ari abadiyakoni, kuko uyu munsi nabonye aribo batera imvururu, naho ba bandi biyicariye baza bagatega amatwi bakabasengera bagataha. bariya wabonye ko n'ikintu cyose bakibwirizwa Yego, nimwitandukanye n'iteraniro yego. bari bibereye N'ubundi nabonye hari aho twasomye bavugije induru batari batisema kugukwamana. koko turazira umuntu umwe. mwagiye kutumutumarira Imana yavuga ngo noneho n'iteraniro nigire gute? nimwigireyo. Rero turagira Hano ngo bahano. ugire dusoje, gira isengesho usengera uyu mushumba n'abadiyakoni kuko niho ruzingiye. Imana ibahe umugisha. Dusenga Imana. Imana data wa twese, ni wowe mutwe w'itorero, ariko nanone wahaye abashumba bariyoboye kurikurira. Iyo barwaye umubiri wose umera nk'aho urwaye. Niyo mpamvu nsenze ngo ugire ikintu ukora maze uhoshe intonganya n'amakimbirane biri mu murimo wawe no mu nzu yawe. Abantu barimo barapfa amafaranga, ubutunzi, indamu, barapfa icyubahiro, kandi biramanuka bikagira imbaraga ku mukumbi. Ndakwinginze kugira ikintu ukora rwose, ibyo byose ubikemure. Babibonye ibitera intonganya, ibitera intambara mu mukumbi mu murimo wawe. Turakwinginze ngo ugire ikintu ukora mu murimo wawe, kandi turakwinginze aya magambo tuganiriye, amagambo tuvugiye imbere y'abantu benshi, imbaga nyinshi yuzuye isi, abazabasha kuyakurikira bose uzabahe kuyahererekanya n'abandi kugira ngo imitima yubakwe ifashwe. Ndabizi hari aho tuzasanga ibintu tuvuze byarababayeho, byarabashyikiye. Niba bitarabaye ku mushumba, biraba kumwungirije, biraba ku nteko rusange nyobozi, aribo bitwimiyemo bose, biraba byarashyikiye abakristo mu rusengero, biraba byarageze ku mutwe w'abaririmbyi uririmba. Mana, turakwinginze ngo aya magambo agire ikintu afasha abantu bawe, buri wese yumve icyo yakora kandi agikore. Ndagushimiye Mana, ubababarire, twatuye ibyaha byabo mu mwanya wabo, nk'uko Ezira na Nehemiya batuye ibyaha by'ubwoko bwabo, nk'uko Daniyeli yafashe umwanya wo kwatura ibyaha by'ubwoko bwabo. Natwe twatuye ibyaha abantu bakoze by'amakimbirane, by'inzangano, by'inzigo n'inzika, byo gushyushya inkuru. Turakwinginze ngo ubababarire rwose. Urakoze, shimwa ko uzabigenza uko wabigambiriye, mu izina rya Kristo Yesu umwami wacu, amen. Shalom, shalom.